inkuru y'incamugongo ni inkuru yabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, ikaba yabereye mu kagari ka Gitwa mu murenge wa Tumba, ikaba yabaye saa 2 z'umugoroba, ikaba yabaye tariki ya 14 z'ukwa gatanu 2026. N'urugo rwitwa Mukamazimaka Marie Rose rwagize gutya rushya rwose mu buryo bukomeye cyane, ndetse runo rugo rukaba rwaye harimo abana batatu, babiri bakaba basigaye abo kubara inkuru, hanyuma umwe muri bo akaba yitavye Imana nyuma yuko bari bamugejeje kwa muganga. Bivuga yuko rero kugira ngo uru rugo rufatwe n'inkongi y'umuriro, uyu mubyeyi yaragiye guhaha cyangwa se kuri boutique, hanyuma ajya guhaha ibyaha birumvikana asiga abana mu nzu, hanyuma agarutse aje asanga inkongi yafashe iyi nzu ndetse n'abana bana batangiye gushya. Reka nzuminga iyi foto muyirebe. Ego, iyi foto irimo kubona ko ni ifoto iriho igitanda ndetse iriho n'igikapu hejuru, biragaragaza ko iki gitanda rwose cyahiye mu buryo ewana. Ukurikije uburyo kino gitanda cyahiye nawe bitabiguha ishusho y'uburyo mu nzu hari hameze ndetse n'uburyo umuriro wakaga. Mw'abantu mwe muri iyi minsi arukuntu simbivugiye kuba uyu mubyeyi yagize ibyago, mbivugiye kuba maje kubibona ku bantu benshi. Hari ukuntu ababyeyi muri iyi minsi barimo gufata abana bakabasiga mu nzu bitewe n'uko abana bashaka kuba ari bato, bakabasiga mu nzu barangiza bakajya guhaha cyangwa se bakajya mu zindi gahunda zabo, mugakora ikosa ryo gufata abana mukabashyira mu nzu mwangiza mugafunga, muzi neza ko iyo nzu mumafungiranyemo irimo umuriro, fizibure zirafunguye, mbega rwose ntawe bitandukanye no gufata igisasu, ukagisigira umwana atakiyakirere, mbega nyine rwose nawe bitandukanye no gufata igisasu ugashyira hariya, hanyuma isaha ku isaha kikaba cyaturika kigaturikana abo usize aho ngaho. Warangiza none ikosa wakoze, icyo gisasu ukizema aho ngaho ugasiga unakinze inzu kugira ngo uwo muntu ataba yashobora kuba yanakirwana igihe icyo gisasu cyaba kigiye no guturika. Hanyuma rero ibyo bintu biba bireze muri iyi minsi, ababyeyi muri iyi minsi barimo barabikora, ugafata umwana ukamukingirana mu nzu. Hari rwose n'abakiri njyamo n'ugasanga umwana mutanyine cya televiziyo, wangiza ugahita ufata inzu zose ugakubitamo bya seri, ugafunga ibigufuru ugagera ugafunga kugira ngo umwana adasohoka ngo ajye kuzerera, kugira ngo umwana wahire mu nzu umwana wawe yajya kuzerera, aho kugira ngo umwana wahire mu nzu umwana wawe yagira gute yajya kuzerera. Uyu mubyeyi rero wagize ibi byago, ntago mbere nambe ndabanza kukwihanganisha, mu buzima bibaho, ariko nawe ntekereza ko hari uruhare wabigizemo. Ntago ushaka kumbwira uburyo abana batatu bari mu nzu bashobora kwatakwa na kino kiza cy'inkongi y'umuriro, ngo habure n'umwana n'umwe ushobora guprotecta bagenzi be, cyangwa se ngo habure n'umwana n'umwe ushobora kugira gute kwirwanaho nibura ngasohoke cyangwa se agire n'ibyo asohora mu nzu. Bisobanuye ko byanga byakunda, I am not sure nimba uyu mubyeyi yabikoze, ariko byashoboka ko uyu mubyeyi ashobora kuba yagize gutya nawe akabikora nk'uko narimbi babwiye, agafata ingufuri agashyira ku rugi, yangiza akagenda abana bagasigara mu nzu hanyuma bagahiramo. Baratubwira yuko uyu mwana yitabye Imana ubwo ari bamujyanye ku bitaro bya Kabutare, ndetse rwose baratubwira yuko yitabye Imana akimara kugerayo. Abandi bana kugeza amagingo y'ingaya bakaba bari mu bitaro ndetse bakaba baritabwaho n'abaganga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Cyprien Sadi Kamanzi nawe nabonye hari icyo yabivuzeho, ndetse yavuze yuko abimenye, ndetse atangaza yuko ngo bahise bakoresha uko bashoboye kose, bazana ishami rishinzwe kuzimya inkongi, ubwo urumva ko ni polisi, baraza bakoresha uko bashoboye kose bazimya iyi nkongi, ndetse rwose ibi n'ibintu byangiritse, urumva hari byangiritse, hari ibyarokotse, ariko iyi nzu yari yahiye mu buryo bukomeye cyane. Uyu mubyeyi rero icyo nge mushinza kugeza amagingo ayangaya, ndamushinza ko ashobora kuba yagize gutya agafata I am not sure, ariko nge ndakeka ko uyu mubyeyi ashobora kuba yafashe bano bana akabashyira mu nzu, yamara kubashyira mu nzu akabakingirana iyi nkongi y'umuriro ikaba yazigatera bano bana bakara uburyo birwanaho ngo basohoke bagire gute bashe kuba bacika icyo kibazo. Hanyuma rero uburyo bano bana babiri bandi baje kurokoka, amakuru atubwira yuko ngo uyu mubyeyi yavuye guhaha, hanyuma aje asanga rwose inzu yagurumanye, urumva byanga byakunda kubisa icyugi vuba vuba, hanyuma arokora byari bikwiye kurokoka, hanyuma ibyari byangiritse nabyo biragute birakomeza birangirika. Ngaye ngo koreka twanganishe umuryango wabuze uyu mwana, ndetse kandi twifurize bano bana kuba bakira vuba, ndetse kandi bino bintu bibiri soma ababyeyi bose bagira gutya bagafata abana bakabashyingirana mu nzu, bangiza bagahita birukanka cyangwa se bakajya guhaha bakajya mu zindi gahunda zabo, aho kugira ngo umwana wahire mu nzu nakubwiye ngo yajya kuzerera. Nakundi rero bibaho mu buzima, kandi mu buzima ni ibintu tugendana nabyo, impanuka zihoraho, ariko mu by'ukuri no bintu bibahe isomo. Byabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu kagari ka Gitwa mu murenge wa
Tumba ikaba byabaye saa 2 z'umugoroba tariki ya 14 z'ukwa gatanu 2026. Ngiye wagezagaho ibingibi nkaba nitwa Mwenyabari ubidi kama kawaida. Iyi ngiyi ikaba ari Obi Time News. Obi Time News.